uyu mubaje nyine ntago bari prank y'abantu nkoresha bose nanabikiriyeho umucyo abantu nkoresha bose babanyamagariye abataha mu marira henshi bataha mu marira n'ubundi ubona urukundo rw'iyi minsi rumeze rutemye urukundo rw'iyi minsi rero usanga like nyine ni profit kuri profit umuntu afite inyungu gukeneye undi icyo gukeneye bitavuze ko urukundo rwanyarwo rugero none ko twirira za avance bino nabyo nzi nereyandire kuba nta mafaranga mfite wenda ndikundi yo gukemura bezo zanjye ariko mfite wenda gasana uri ntemo 50 nanjye kwa namukubita kuri wagwane nta birenze ese nako afasha umuntu nta kindi kintu mukeneye abajama se barabikora birashobora ko umuntu ngashaka gukipinga umukobwa mu besto atagira wagwane abongo rwose twifitiye irari ni ryari wigeze gukoresha umuntu content cyangwa se wigeze gukoresha umuntu ikiganiro nawe ubwo ukumva I shocked ko bati no way umunsi umwe mayindi Kicukiro aramamagara mbwa narakubuze ibiki kandi ashaka gutestinga umukunzi wanjye ndamaza uri he ndi Kicukiro okay ngwino ndeba hano boom abaraje kundeba ubwo yaje kundeba nimugoro afite date n'umuhungu bakundana bimeze bite girlfriend wawe yitwa nde the guy ahita tubwira ndi mukobwa none ikintu gitangaje yari boss wiwe mu kazi kobwa bayicaye hasi yanga guhaguruka ararira wanararira mutegera moto ageze imbere moto ahita yiva akomeza kwicara hasi none mu muhanda muri kaburimbo hano Kicukiro iyo road test ibaze ko byanze kumva ariko there is the guy yamamagaye nta nubwo from nowhere man umuntu aramamagara arangije aranuka kabisa aranuka kwera ambye ati wajyunguwe bya bintu ukora kubera iki utubuza man imboga zacu biki man wakwishimira kubona girlfriend waguhamagaye nawe baguhamagaye cyane nta kibazo kabisa uri umuntu ufata umwanya akavuga reka mpamagarira amashaka mukunda pe cyangwa unduza kuri kamera ewana ngewe umuntu ahita amugira umugore kubera ko abagukunda man nyine wowe impamvu udafite sheri nuko oya ahubwo muri bariya banze nta uri tayari ngwaze ubona abakobwa b'i Kigali cyangwa se abakobwa muri rusange bakunda amafaranga uno wese like uhumeka akunda amafaranga Bruce Melody ikintu cyambere navuga kwanza big up on yourself ni n'umunyabwenge cyane kubera ko eba biteye ubwoba bwo gukunda ari umunyabwenge cyane ari amajoro abiri like iriya joro yabikoze n'undi munsi ukurikiyeho byaribye ariko nyine muri entertainment guharira nta rwango rurimo ntago bigomba kubura guterana amagambo byagakwiye ariko nta rwango rurimo nk'umuyobozi nyine wifuza nko kuzakoresha interview ninde ndifuza gukoresha interview wenda minister na minister w'urubyiruko utuma twishima gahura nkamubwira whatsapp Blessings nizere kumeze fresh cyane aho uri hatandukanye hirya no hino ku isi uturebera aho uri hose waba uri mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda niba ukunda ibigano bya Lea Entertainment ndagushimira cyane by'umwihariko niba ranakoze subscribe ebana ni by'agaciro kuko n'umusanzu ukomeye kugira ngo twubake umuryango nyarwanda ariko nanone mbigutsa ko positivity always mu gihe ukora ibintu biri positive mu gihe uri positive utagira urwango uri no hate nakeza ko abari fresh cyane uyu munsi rero ndi kumwe n'umusore ukunze gusukura umujyi ayo ngo muri couple zanyu ari nk'umwanda koko that's crazy bro wagwan bro you're good baze neza ndashima cyangwa kabisa ikaze kuri Lea Entertainment member out that criminal the cheerful boy in the place remember God is able every man feed them you know Nancy the real Gasana Smuiso draw bang after bang after bang mwari batoyikeka kabisa yakazuba katsi n'amatara kakaturavuga ngo another day another blessings imana bidoye ndi munsi kugira ngo tubikoreza kukejo hasi twabikoze that's why tubyuka tukajya kuri haso the real Gasana ndabyuka ngajya mu muhanda umunsi Yandre yanzanye muri stu kabisa thank you so much brother nishimiye kuba nkubonye none twaherukanaga harashize iminsi ariko rero naravuze nari kubundi umuhungu usukura umujyi ubundi yaje natwe akadusukura duherukana ndi kukubaza ngo niki kintu wabanza gukora bayi umukobwa mu masaha 28 urumva abantu batangiye kujudginga ntago bazi ibyo navugaga naravuze nti mu masaha 28 mbaye umukobwa nabanza nkajya gutestinga ku bintu byanjye bikora fresh
abantu bose rero bahise banga ibyo bintu waba ugiye gutestinga ni ibiki. Abantu bose bahise batekereza ko najya gukora sex kandi yeho ubwo navuga ko najya kuri toilette nkajya gucekinga niba nyine bikora no mumaro wabyo gusa oya ngeri ibyo navugaga kuko muri uyu mujyi wose ninjye manzi isigaye ngewe sinkize ntabwo nabyemera nabona abakobwa oya kwirwana n'abakobwa arandi mu kazi tuwatuye mu kazi ariko nari imbeshyera ntabwo ndi imanzi urangaje ashobora kuba imanzi gute se ndiyo ariko unangira rimwe nzagukoresha loyalty test nzahiga sheri wawe ikibazo ni uko nawe oh yes ntabwo wabinkora yewe ahari naba ndi loyal kuko ndabizi neza ko ndi loyal I'm loyal cyakora buriya abantu nanjye iyo ndi muri relationship make sure ko ari uwo muntu wenyine cyane kabisa ibya nibyo banga urumva ubyo ni shyiraho stress z'i Kigali urumva ushyiraho abakunzi benshi ubushyiraho gushaka amafaranga naterambere wabyo wagira abanye bose babumariye mu bakobwa usanga zero rayitahanye sha cyakora man ibyo byabikabije gasana ikaze rero kuri Lea Entertainment ariko ngereka mbanze nkubaze ngo bari abantu hari umuntu twe turi kumwe ni naho nako igitagize umwana turi kubundi wamuzana akanyibwira byanyabyo bari abantu koko byanyabyo iyo mubaje nyine ntago bari prank oya it's not prank kubera ko ntago planking ama episode 250 so njye abantu nkoresha bose nanabikiriyeho umucyo abantu nkoresha bose babanyamagariye kambwira gasana bita amakuru yawe ndifuza gutestinga umukunzi wanje so wabimfashamo okay that's crazy let's go kambwira ati ngwino dukore so biriya byose ubona na script nyine like byabaye kabisa uzagere kuri terambere gukorera kabisa uzabibona urumva none se nje ikintu none nahise ntekereza buriya umuntu ashaka kwicara vati reka mbaze umukunzi wanjye cyangwa se reka runaka amagara umukunzi wanjye buriya we ntabagize uruhare mu kwangiza couple ye kuko hari abagenda bari kuri umva nyine n'ubundi hari ukuntu muri relationship umuntu nimba uri muri relationship nawe umuntu ari muri relationship nawe akabona nyine like turi kubura ugakeka iki kavuga se none reka mu testing ndebe ko ibyo bintu ntekereza koko ari ibyo abenshi ni nayo kategori nyinshi ngira abantu n'ubundi bakeka abapatina babo nyine barakwihamagara tu nta muntu iyo batahamagaye ni kwa kundi njya mu muhanda umuntu wese muri mu muhanda nkambwira ngo yanitwa Derio Gasana ngo ibi ngibi nta nubwo abananzi nkambwira ngo mfite imana y'50 kugira ngo hereze amafaranga 50 biragenda gutya na gutya urambwize rero ndabyumukunzi wawe urama nimero z'umukunzi tumuhamagare tumaze like mubaze izina ry'umukunzi we navuga wowe amafaranga nayaza yego hari abayarya n'abatayarya hari abataha mu marira Harinshi bataha mu marira n'ubundi ariho nigeze kubona ebana amarira aramanuka n'abari bararira ariko ntago derutse kuriza abantu benshi dukoresha basigaye bishima usanga bavuze nyine like bagize ubwoba none se biriya urabona niba ukora loyalty test ni nabyiza ko binabaho wamugani kubera ko n'umundi ushaka muri relationship ugasanga wenda wa muntu ntabwo muri kumwe twatudidanuka tubona ukatwihangana ariko ninde utazi nyine ni muri kumwe ubona hari icyo byahinduye kuri urubyiruko rwacu kubera ko abenshi mukorana usanga nyine bakiri batoya ugasanga za relationship hari zimeze neza zitameze neza ubona hari icyo byahinduye content yawe yari cyahinduye ngereranyije like agasampo gatoya ngenda mbona like nk'umuntu nahamagaye cyangwa uwo waje kubikoresha ntekereza ko atongeye kubikora uwo twahamagaye nimba aranabikoraga ntekereza ko yahise abireka ari nyuma yo kwireba ari ibyo ari gukorera undi no gukotoza undi mwana yego abenshi barabiretse ndabizi ko babiretse so urumva rero nimba umuntu akoresheje loyalty test cyangwa agize uruhare muri loyalty test bayimukoreho cyangwa yayikoreho ibimubayeho ntekereza ko atabyongera so bigenda nyine bigabanuka cyane ibyo byo ndabizi urumva iyo wafatiwe mu cyaha kugira ngo ngere gisubiremo biragoye kuko iyo wasabye imbabazi urumva mbabarira ni urugero nk'ubu nkamuheto kwa kundi yavuze ati ndebera ibyaha ndanabisabira imbabazi ntabwo bizongera ntekereza ko byonyine n'ira misi yarimo hariya abari isomo yego abari isomo kabisa ubona urukundo rw'iyi misi rumeze rutemye kubera ko usanga abantu bari gukomplaininga urukundo rw'iyi minsi rero usanga
like nyine ni profit kuri profit umuntu afite inyungu agukeneye undi icyo agukeneyeho ariko bitavuze ko urukundo rwa nyarwo rugera urukundo rwa nyarwo ruhari hari abantu barufite hari abantu bakunda bya nyabyo hari ukunda umuntu nta kintu kimwe amukunde like kavuga yo uyu muntu ndamukunze kabisa nanakora buri kimwe cyose kugira ngo uyu muntu mugumane ariko urebye nyine majority usanga you know abenshi nyine like ari win abenshi ni win ugasanga umukobwa nyine umwe n'umujama ko yakwenda hari facilities kuri wagwane nawe akagira iki n'iki subizi se ariko none ngo urubyiruko kuri wagwane rwose ebana ngo bimeze nabi kuri wagwane se nese ubundi ni hame ko abantu bakundana bashobora kuryamana I don't know ntago ari ihame nta nabwo nako bigomba kugenda ngewe n'abantu banjye ndababwira ati ewana nimba uri no mu rukundo ugomba gutegereza cyagiye you know ababyeyi bawe bakabiha umugisha Imana ikabiha umugisha n'igihugu kikabiha umugisha like ngo nicyagiye nyine wagiye ababyeyi bagwaye umugisha ukajya gusezerana imbere y'urusengero kajya no mu murengero igihugu kikabiha umugisha ewa nicyo giye kuri wagwani ewa none ko twirira za avance bino nabyo nzi ni Leandre amavance siri avance hano hanze ziraribwa kuko urumva umukobwa arabwa ati ngewe kuba nta mafaranga mfite wenda ndi yo gukemura bezo zanjye ariko mfite wenda gasana uri nkemo 50 nanjye kwa namukubita kuri wagwane nta bireba ese nako afasha umuntu nta kindi kintu mukeneye abajama se barabikora ngenda ndabikora like nk'umuntu ashobora kumwaba bimeze gutya uretse n'abakobwa cyangwa iki nkabikora ariko nta kindi kintu mukeneye bera kenshi nunafasha n'umuntu ujye umufasha nta zindi nyungu nta bindi bintu expecting you know nawe agomba nyine kuguhereza nawe nyuma yuko nawe umukoreye cya kindi so rero nekereza ko atari ngombwa ko umuhungu yafasha umukobwa nyine like avuga ati ariko banigana hanze none urabona hari ukuntu umujama agira nk'umukobwa w'umubesto we birashobora ko umuntu ashaka gukipinga umukobwa w'umubesto atagira wagwana abahungu rwose twifitiye irariya urumva ariko like birakunda cyane inshuti zose z'abakobwa umuntu agira ntago bivuze ko nyine like hari affaire muri bose kugirana so nyine biterwa n'umuntu n'ukuntu umuntu ari ngewe nivuze ngiye ngunda kwitangaho urugero ko nta wundi muntu mba nzi ngewe inshuti z'abakobwa nyine like za nshuti nyine bisanzwe kabisa mamagara nkamubwira ati bimeze bite wakino iki n'iki ariko ntekereza ko atari abahungu bose babishobora best friend hashya ubwo uravuze ngo na Titi Brown na ntuza na Nyambo buraharashya simbizi ahubwo bazatubwire ukuntu gahunda zimeze hari video nabonye mwana no bari ku mazi bari mu mazi bari bo bigishanya koga oya hari igihe abantu baba inshuti nyine like bikarenga ubushuti ku buryo nyine like nta kintu na kimwe atamukorera ariko mu by'ukuri nta invitation afite nta kindi kinagamije bo ubona ari ibintu bisanzwe yego ubona nyine ari ibintu bisanzwe ariko mu maso yawe wowe ushobora kubifata ukundi kuntu kandi bo like mu by'ukuri nekereza ko hari n'ibindi bintu birenze iyo video ntago bari kuyisohora sibyo ni ibintu bisanzwe niyo mpamvu bavuze reka n'abandi bantu babibona ku buryo wenda n'urugero bari nkariya mu mazi umusaza atahagurutse gute that's crazy nawe ngewe ntabwo nagira best umukobwa kuko urumva ndi umuntu oya ugira inshuti z'abakobwa ntabwo ugira best ukagira inshuti z'abakobwa nese ubundi inshuti y'umukobwa itandukaniye na best best ni wa wundi nyine muhorana mubwirana utubanga twinshi ni handi ushwana na boyfriend akajya kubibwira besto akajya kumubwira ko yababaye yanyiza akamuhoza yamubwira ati ngwino mu cyumba benshi ari bisanga ko bimeze byagiye mu bintu byo mu cyumba mba numva ko mukundana kubera ko ntago mwakora ibyo bintu mudakundana abenshi niko ntekereza urubyiruko rw'iyi minsi rero sha ntabyo uvuga ngo gukundana aho abonye pa gucomeka that's crazy ntago babyoroshye nabonye ubushize waragiye mu muhuro wa Bruce Melody aho yasangiraga n'aba influencers
ntekereza ko n'ubundi uri muri creative industry, uri mu content creator, hano ku mihanda barakuza benshi. Reka mwe ngo kuri wowe ubona hari icyo bizamarira Bruce Melody nk'umuntu n'ubundi wagize uruhare mu kugira ngo ahure n'abari abantu bose? Bruce Melody ikintu cya mbere navuga kwanza, big up on yourself, ni n'umunyabwenge cyane, kubera ko biteye ubwoba bwo gukunda ari umunyabwenge cyane. Abantu rero bashobora kuba barayibonye bakayifata mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bakavuga Bruce Melody yasaze ibiki ariko ni umunyabwenge cyane, kubera ko ndahamye neza ko mu Rwanda rwose ari amajoro abiri, iriya joro yabikoze n'undi munsi ukurikiyeho byaribye. Yego byaribye n'ubu muri entertainment yo mu Rwanda. Icyo ni ikintu nese cyo kintu wakinganya agaciro kangana gute? Urumva harimo ubwenge bwinshi cyane kuko urukumva ibyo bintu nta gaciro kabyo, you know, ibaze akoze icyo kintu umuntu wese uri hariya ahantu hose, kandi harimo aba content creator b'amazina manini bafite aba followers bakurikiranwa cyane, buri wese yaramupostinze, ya promotinze indirimbo. Urumva ko deja promotion ya promotinze indirimbo, ya promotinga brand yiwe. Ubungu Bruce Melody nyine hari ukuntu yahise yibrandinga bitandukanye n'ukuntu yari ari, kandi hari n'ikintu kinini byamuzamuriye ku izina ryiwe n'indirimbo yiwe already yari irimo. Hari nimba ari aba influencer dufashe Toto n'urugero, wenda bakurikiranwa wenda nka miliyoni nk'icumi bose hamwe, ibaze bose bamupostinze. uri kumva ibyo bintu. Rero Bruce Melody ni umunyabwenge cyane, ahubwo ni ushoboye creative industry. Ntekereza ko ahubwo abahanzi benshi bagakwiye kumwigiraho, kubera iki? Kubera ko niba agiye muri Kenya agahura n'aba influencers, akaza mu Rwanda agahura n'aba influencers n'ubundi, bivuze ngo muri Kenya aba artist baho uko bigenda kose bagomba kumenya ko Bruce Melody yageze mu gihugu. Ni umunyabwenge man, bira ni fresh cyane. Ubona muri content dukora haburamwe iki kugira ngo creative industry nyine iboosting fresh? Ikintu kibura muri content creation zacu, to be creative, kabana unique, ibyo bintu nyine usanga bigorana cyane. Ariko ntago ntekereza ko wa creating ikintu cyawe noneho kabana unique, ntugendere ku muntu cyangwa ugerageze kuba runaka, ugakora ibintu byawe kabisa, ukavuga ngiye kubitangira from zero, nihangane ndeke kujya mu bintu by'amatiko kugira ngo nkore trend y'iki, ukubaka ibintu byawe ukavuga ngo ngiye nimba ari ikinamico nkina ngiye kubibaka gutya ngiye nkomeza nk'etinga turenze, ukaba unique, ukagira umwihariko wawe, ukaba creative. Ntekereza ko ibyo bintu nyine ari byo abantu benshi tubura muri industry. Ku bwawe ubona abahanzi batanu bari navuga ngo uvuga uti ngiye abahanzi shana n'abaretinga nyine kuri amanota, ariko byibura abahanzi batanu ngiye mu Rwanda mbona bari ari wadanje. So rero ngewe kubera ukuntu nkunda umuziki, nyine biba bimeze nka kwa kundi wenda nko kuri Spotify, kwa kundi usanga byazamutse byamanutse. Ngiye kubera ukuntu nkunda umuziki niko biba bimeze. So uyu munsi usanga maraye nyine umuntu yankomye, ejo nkumva yankomye, undi yankomye, ariko nyine twese turabizi ko The Ben, Bruce Melody, n'abahanzi beza cyane. So ariko bitavuze ko ngiye nkunda aba new generation cyane, bakora ibintu bidenze n'ibisazi. Nakubeshye sinzi impamvu mu Rwanda badahereza agaciro aba new generation. Uzi impamvu baradenze n'ibisazi. Hari nk'igihe umupeta akora indirimbo bro wayumva hasi nk'uyu mwana kuki atari umustar koko. Nyine ngiye ni nabo nkunda cyane, kumva guhereza umwanya, kumva indirimbo, nyine ibintu byinshi cyane. Ariko abahanzi navuga naba babiri mvuze, undi muhanzi nyine ukunda gusohora utuntu twa danje n'indira nkunda Kivumbi ararenze kabisa. We ibyo yasohoye no munsi nakarebye nyine ukuntu yibrandinze, ukuntu bamwumvisha no munsi, ntabwo ari ashobora kuza ari kurapa, ashobora kuza nyine kandi ibyo nibyo byiza cyane kabisa. Niyo muziki apana kuvuga uyu muntu ngo ibi ngibi no. So Kivumbi akaza indirimbo ni umurundi, Linoji ndamukunda, mu artist mwiza cyane, akora iboro bya danje. Aho si bane, undi ninde hano mu Rwanda ra
ko mubuze iyo bigiye kujya njye nikundira imiziki yo muri West cyane especially Nigeria niyo nkunda kumva cyane like guhereza umwanya munini ariko no mu Rwanda bitavuze ko mbyumva ndabumva cyane kabisa yego okay umuntu n'ubundi akurebye na swag bufite n'uburyo ukora ibiganiro ubona uyu munega nta kuntu ataririmbye ntabwo muri babandi barigezega flopping ntago ndaririmba no uburyo wakoze na introduction ya patua utawumva ko uko byenda kose ntabwo akunda like music nkunda umuziki cyane hari n'abasani dukorana nyine like dufitanye partnership kandi nabo Imana iri kugenda ibacira inzira gake gake sizi nimba utumvisha karimba barimba ngo niyo nahangana c'est la vie na compete witwa Pama ndamuzi cyane hari n'undi witwa Sisha One rimba uko niko nako nakarimba kazasohoka vuba so nge I like music buryo numva ko ewan nyuma ya content creation nyuma yo kuba engineer shora n'amafaranga yanjye muri music uri n'umu engineer yego nibyo wize yego nize civil engineering wow yego like abari that's crazy mama dufitiye byinshi like that's crazy umugani wawe muri content yawe ukora ni ryari wigeze gukoresha umuntu content cyangwa se wigeze gukoresha umuntu ikiganiro nawe ubwo ukumva by shocked kuba ati no way yari umukobwa n'ubundi twakoranye loyalty test yari yarambuze kabisa yamaze nk'ukwezi yarambuze yigamamagara kambura tugana gahunda nizibikunde ko tubonana so umunsi umwe mayindi Kicukiro arampamagara ambwira narakubuze ibiki kandi ndashaka gutestinga umukunzi wanjye ndamaza urihe ndi Kicukiro okay ngwino ndebe hano boom abaraje kundeba ubwo yaje kundeba nimugoroba afite date n'umuhungu bakundana araza kumutestinga aje kumutestinga turamuhamagaye bimeze bite girlfriend wawe yitwa nde the guy ahita atubwira ndi mukobwa none ikintu gitangaje yari boss wiwe mu kazi yego bamaranye amezi 3 umukobwa bari bamaranye amezi 6 so umukobwa kubyakira biranga atekereza ukuntu umuhungu yamubeshyaga ngo baby ndagukunda no muri turaza kujya kuri date uza gushaka kanzu keza ibaza ibyo bintu nayo none bikubayeho byose ni byatekereje boom umukobwa bayicaye hasi yanga guhaguruka ararira ararira mutegera moto ageze imbere moto ahita yiva akomeza kwicara hasi none mu muhanda muri kaburimbo hano Kicukiro nimba ubona hano amezo no gutya ndahabona ujya mu Kagarama ndagenda musangano yari yicaye ndamufata making sure ko mugejeje mu so iyo loyalty test ibaze ko byanze kumva kandi ibindi nabandi bantu ndanabibagirwa kubera ko mba nawe n'abantu benshi ariko iyo loyalty test yo ewan byaranze kabisa kuki babaza abakobwa bari ibaze yakundanaga na boss we kabisa mu kazi bamaranye 3 months undi bamaranye 6 ngo byose hamwe ni 9 ako ngewe nabuze n'imitima y'abajamu kuntu imeze niba ari rompe ntundi bikorwa urajya hehe nurumva nyine wewe yaravuga ati uyu mu boss wenda bwari sugar cyakora hano hanze hari ibintu muri gahunda yo gusukura wayise ngo ni gusukura umujyi twebwe tuba ubundi gahunda zacu kuntu ziba zimeze turabigisha tukabashimisha tugasukura umujyi tugaca akavuyo tugaca n'imaka cyakora bigisha tukabashimisha tugasukura umujyi tugaca akavuyo tugaca n'imaka yego nta mujama se nka kuriya nyine mushaka gukora loyalty test wenda mujama cyangwa se umukobwa wavugisha nkuko yamara kumwihakana wenda nyuma akazaguhamagara ati bro barampemukiye actually there is the guy ntabwo we yampamagaye ahubwo abo duhura niba bandi tuba twarahamagaye bagahuza bo barambwiye bro rero umuntu wadanje warakoze iki ariko there is the guy yampamagaye nta nubwo from nowhere man umuntu arampamagara arangije arantuka kabisa arantuka kwera arambwiye ati wajyunguwe bya bintu ukora kubera iki utubuza man imboga zacu biki man umutipe arano ku mutipe twari turi kumwe mitamumwere nange ati vugisha no muntu rwose ngiye mbabarira rwose kubera ngiye ntago nzi kuvuga nabi nyine so mpereza undi muntu ariko ewana umutipe yari yarakaye ibaze ko nta na test twigeze tumukoreraho cyangwa tumuhamagara ariko we nyine yego yararakaye yego
kureba gusa ama videos buriya bate mu nigari arimo aratubuza umugati yego gasa uri umwe mu bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane kubera ko ahantu henshi bana nkubona TikTok, Instagram, Twitter niyo nakoresha burya nsa ntayigo bibaho nyine ngira account yo kureba gusa kureba gusa okay izi mbuga nkoranyambaga zirimo ziratuma bamwe mu rubyiruko dukora amakosa ibyaha bigakorwa ku mbuga nkoranyambaga bamwe bagafungwa ariko ngereka mbanze nkubaze ngo wowe imbuga nkoranyambaga ni iki kintu nuhe mu marozi kumariye apari uko wenda dufate wenda nka YouTube kuri kurama amafaranga ariko izi mbuga nkoranyambaga nyine kuzikoresha kwawe hari icyo byibura byakubyariye ku buryo uyu munsi uvuga ngo nashishikariza umuntu ko yakoresha imbuga nkoranyambaga imbuga nkoranyambaga ni ikintu cyiza none kikaba kibi kubera ko gishobora kukwangiriza cyangwa kikanakuzamura gishobora kukwica cyangwa kikakuzamura biterwa n'uburyo wewe wagikoresheje ariko imbuga nkoranyambaga wayikoresheje neza ewana yakugirira umumaro byagutunga ukabaho so ikintu nakubwira kuri ibyo ngibyo ngewe imbuga nkoranyambaga yakoreshejwe neza nta kintu kimwe nta kintu kimwe itagukorera ariko nanone wabigenje nyine muri ubwo buryo bubi irakwangiriza kabisa ku buryo ishobora no kugusubiza hasi nawe wari ugeze ugasubira hasi ubona byari bikwiye ko inzego z'umutekano inzego zibishinzwe harimo RIB n'abandi binjira muri ibibazo byacu dufite mu social media cyane ko hari aho tumaze kurengera already bamaze kubivuga ko twarengereye kuba twararengereye nyine baba bagomba kuza bakareba ukuntu gahunda zimeze yego kuko ngubu sha ariko bimaze kugabanuka nyine nyuma yaho bagiye bagira ndabona bimaze kugabanuka ngiye ikintu nabwira abantu nibaza ba creating content apana kujya mu matiku cyangwa kugira iki bo creating content itagira aho ubogamira umuntu runaka cyangwa iki dukora ibintu byawe mu buryo bwawe bwiza like utera imbere kandi uteye imbere n'igihugu cyawe kiba kiri gutera imbere so tukava muri ibyo bintu nyine ikoreshwa nabi twari kuzikoresha nabi ahubwo tukazikoresha mu buryo bwiza tuzazikoreshamo rero ni ukuva muri ayo matiku tukaba creative tugakora ibintu byacu ugacreating ibintu byawe creatinze ibintu byawe nekereza ko ufite content yawe nekereza ko utabona umwanya wo kujya gutekereza ibintu by'abandi yego urumva abanyarwanda niba ari abanyarwanda bakunda amatiku niba ari twe tuyabashyiramo simbizi ugasanga nyine abantu barashaka kwiyumvira nyine ibiganiro by'amatiku gusa nibyo bashaka kumva bya biboro byiza nyine uvuga ngo ni byiza ntibabirebe ahubwo bakumva nyine ashaka kumenya ngo Gasana byagenze bite Gasana ashwanye nande ese Leandre none bigeze nyine ukumva nibyo bashaka nuko tubibaha amatiku cyangwa nuko bashaka amatiku nago like to be honest njye nizera ko like wakoze ikintu cyiza wasohoye ikintu cyiza nekereza ko tabura abantu bakireba uyu munsi bishobora kwanga ariko ejo byakunda impamvu nyine umuntu akunda icyo abona so nimba ari byo abantu nyine babamenyereje nibyo bakunda ariko ntekereza ko bro wa creating ikintu cyiza n'Imana ibijyamo kabisa ntabwo byabura gukunda ikintu ari cyiza uvuga ati ikintu ngewe nabahaye like ndabizi ko ari full package ntago abantu bakwima umwanya cyane ubona n'indi muntu wifuza ko muzahora mugakora interview either reality test cyangwa se nyine indi interview actually I'm a content creator ntago nkora reality test gusa nkora ibintu byinshi creating content nawe Leandre dushobora guhura bitewe wenda title ufite cyangwa ukomeze ntabwo okay wait yo gukora no content kubera ko ndi content creator so urumva rero byaba ari umugisha nintangira kujya nkorana ama interview like aba ministry abayobozi nyine bakuru b'igihugu like ni ibintu biri massive nk'umuyobozi nyine wifuza nko kuzakoresha interview ninde ndifuza gukoresha interview wenda minister na minister w'urubyiruko utuma twishima gahura nkamubwira WhatsApp ahubwo njyewe ndabyuka tweze guhura duhura mu biro bye mubwira ko ngiye gutangira channel ndanayimwereka arambwira ati nkwemera ikiganiro ariko ntabwo nzi ngo ni ryari ariko arakinyemereye kandi nakunze ukuntu aganira aracirira kubera n'ubundi ngiye muri n'urubyiruko cyane niwe mission nifuza nyine waba duhagariye n'ubundi tugaciringa gake gake byaba ari fresh sana gasa utekereza ko
niba uri umu content creator reka dufatire wenda kuri Roti Test wakwishimira kubona girlfriend waguhamagaye nawe baguhamagaye cyane nta kibazo kabisa njyewe amamagaye nubwo itamuga ati ni wowe navuga ati wowe urankunda uri umuntu ufata umwanya akavuga reka amamagaye uramushaka mukunda pe cyangwa undi uza kuri kamera ewana njyewe umuntu ahita amugira umugore kubera ko abagukunda man akuzi imbere ya kamera we ukavuga ngo ngiye nkunda uramuntu yego cyane man cyakora babinarenze byadanje nuko nyine abanyarwanda bifata ukundi kuntu iki ariko mu by'ukuri ewana umuntu wemera kujya imbere y'imbaga akavuga nkunda uramuntu aba ari loyal pe njyewe umuntu ahita namugira n'umugore cyaza abatipe b'i Kigali turafatafata uyu munsi turi kumwe na Sony ejo mukaba uri kumwe na umuntu uri kubivuga wagira ngo niwe perezida wabo njyewe ze reka n'ikimenyimenyi nta na sheri mfite ahubwo muri bariya nyine wowe impamvu udafite sheri ni uko oya ahubwo muri bariya banze ntawe uri tayari ngo aze batubwire ngendana urumva habaye harimo banze nanjye nkaba ndi single twakwihuza kandi ibintu byagenda neza binavamo actually ndashaka no kujya mbikora kubera ko nyine as a content creator ugomba kwicara utekereza ikintu like nyine guhereza abantu ibintu so bari abantu banza akenshi uzajya mbagarura abo bakatiye mbagarure nonze mbabaze bite amakuru urumva yifuza umukunzi umeze gute uhembwa amafaranga ngahe ureshya gute so ntabwo hazajya muri views wenda tuvuge views 50,000 bari iki kiganiro ntabwo hazajya yaburamo abagabo nk'icumi bavuga ati uriya mukobwa so nuko nguko ntangire muze n'abantu gake ngo ku muryango ibaze nibigera kuri rwa rwego abantu bazajya bakuruke barahuye kuri channel yanjye bagahita bamenga ku munsi w'uko nkora ngikuri Musanze kuri Energy Radio nakoraga ikiganiro cyitwaga Romantic Night yego Romantic Night evan noneho uyu mpapa niba ari buri ikiganiro arabyibuka icyo gihe natanga inama ariko nyine urumva nari mukuru ariko ntari mukuru ntarubaka yego rimwe n'umupapa amamagaye kuri radio ambwira ikibazo none rero byabize tuvuganye mu gikari ati ntari muha nimero zanjye namugira inama abampaye undi muntu nawe ngo mugire inama birangira umuryango ubaye mwiza man yamaye 100,000 niba reba Lea Entertainment arahita abyibuka none urumva namugira inama ariko ndi muto yarandi uyu muntu namugira inama ntarubaka ariko ngisha inama mu by'urugo bitamuhuza n'undi mupapa bahuje bigenda neza ubu umuryango umeze fresh narishimye ndabani wow ukoze ikintu cyane man buriya itangazamakuru cyangwa ibintu bintu dukora ni byiza nyine ko ushobora kugira umumaro ugira umuntu bati namugiraho umugisha buriya nkuko ukora content zawe hari abantu bakugiraho umugisha cyane kandi hari nawe ugiraho umugisha so urumva rero abari sawa cyane kugira ngo dukore content nziza kandi zishaka gutuma abantu nyine biyubaka kuko so far dufite u Rwanda ni rwiza dufite byose dukenera kugira ngo tunubake ya miryango noneho gasa nk'ubu bakubwiye ngo ugiye kuba umuyobozi bakubati Gasana tugiye gukora post runaka wakwishimira kuba iyihe post ni n'ikihe kintu wahita ukora either mu rubyiruko cyangwa se ahandi ariko nyine wamaze kujya kuri iyo post uri bangize nk'umutoza w'Amavubi ariko ngo Amavubi ariko ejo bundi yatsinze bene nyine ngiye mvuze like kubera nkunda football kabisa bangize nk'umutoza w'Amavubi mba numva nyine nakora utuntu turenze kabisa ku buryo ikipe yanjye iribe nka Real Madrid ngende umuyobozi w'Amavubi ndi coach w'Amavubi nawe ndi Ancelotti mvuga ati hariya gatatu kandi nge umupira naro uretse burundu ikiza buriya nuko nyine Imana itaba yaraduhaye like urugingo rumwe yagwaye n'umunwa avuga ati ubwakaguru byanze umunwa y'umuhungu genda ukoresha niko bameze gasa turimo tugana ku musozo uri mu bantu bafite nyine reka mvuge ngo iterambere mu byo ukora ariko nanone dreams zawe utekereza ko Gasana yifuza kwibona gute nyine muri content creation cyangwa se muri industry yacu
Yewe content creation nifuza kwibona sinavuga ngo ni mu buryo bwa content creation no mu buryo bwo ariko bwose hari n'igihe wenda content creation byakanga wenda ibindi bintu bigakunda so ngewe nyine ikintu nshaka ni ukwibona like mfite like financial freedom nizo nzozi zanjye kabisa mfite financial freedom muri niche yose nzaba ndi creating a content nimba nzaba ndi muri so nyine ngiye mfite mind ya business nyine like yo ku making a money like that's my dream like kumva nyine like mvuga ati nimba nshatse kujya USA ndagiye mite ngaruka like ibintu nyine mfite financial you get mfite financial freedom ikintu cyose nshaka nyibona ku gihe like ndabizi nyine ntago byoroshye ariko nyine that's my dream umva uzakora ubukwe ryari ubukwe mani ifashije ngiye ntanabukora uriya mwaka oh yes kandi ntanashira ufite mfite ariko nasi kumubona bisa natangiye mvuga ko like igihe cy'Imana nikigera ibintu byanjye byose ngiye mbiragiza Imana nejo wabona bibaye kubera Imana nyine ubushake bw'Imana ariko nyine mba numva like gushaka at this age ndimo ni byiza gushaka ukiri muto utara ugakora umuryango ukita ku muryango ariko nanone bavuga ko ubundi gushaka fresh nuko nyine Nyagasani wa mugani aguha uwo muhuje kagina mu kubaka wa muryango wa fresh kabisa yego reka turimo tugana ku musozo reka nkubaza akabazo urumva wenda uhura n'amakouple menshi ubona abakobwa b'i Kigali cyangwa se abakobwa muri rusange bakunda amafaranga cyangwa ahubwo nuko ari twe tuyabaha ari n'igihe ntago navuga ngo barayakunda I don't know gusa nyine nta muntu wese like uhumeka akunda amafaranga uretse no kuvuga ngo abakobwa yaba igitsina gore n'igitsina gabo bakunda amafaranga abantu dukunda amafaranga nkunda amafaranga ukunda amafaranga n'abandi bakunda amafaranga ariko hari igihe nyine umwe usanga like iyo afite iyo intention yo kuba yasaba amafaranga cyangwa iki you know icyo gihe kiba ari ikibazo kiwe ariko hari n'abahungu kugira ngo yemeze umwana like mukubita amafaranga arakavile ejo ndi nabonye kunda gukurikirana content creator muri Nigeria umutipe baramubajije nyine yari muri interview ngo ese ngo ni iki ngo nyine like ni iki umuhungu yakora kugira ngo yemeze umukobwa bagihura bwa mbere umutipe ahita avuga ngo kwa kundi bugihura n'umukobwa amaze kukubita namba zawe agahita umwohereza nk'ibihumbi 20 y'amanera ukamubwira ngo thanks kuma nyine akanimero kawe yataha ukamuvugisha ngo bimeze gute and then ku munsi ukurikiyeho ugahita umwohereza ibihumbi 80 ukamubwira ngo yiteho gusa ukamubwira ngo yiteho yego mugakomeza mukavuga n'icyumweru cyashira ugahita utangira kumugurira wig y'ibihumbi 300 ugahita umwohereza y'amanera ngo uwo mukobwa icyumweru cya kare kizajya gushira kabisa yaguhaye urukundo ntago ngo yakwanga ariko nanone hari igihe nanone ruhereza umukobwa amafaranga ubundi ubwo rukundo rwa nyarwo rurahari ku buryo nyine utagombera kuba impressing umuntu gukora amafaranga cyangwa se ibindi bintu ariko nanone tukaba dufite na babandi n'ubundi bari muri bwa buzima bakeneye kwitaho nk'uko bivuga akeneye ya wig nziza akeneye wenda gusohokerana neza akeneye imyenda myiza rero amahitamo abarayayo kugira ngo bikore ushaka gusanga wenda financially uwo mukobwa atari financially stable ushaka kumufasha ntabirenze ariko nanone hari n'igihe yamuhereza gutyo ugasanga se wenyine yamuha agutamo nawe ukamutamo ariko atama abantu benshi ariko ntekereza ko umukobwa nyine like weretse gutyo cyane yabigoye yari wa mukobwa nyine n'ubundi ufite umutima ahita avuga reka nigumire kuri nyine like uyu like nimba ashoboye kunyitaho mu bintu byose nyine unyurwa hari abantu banyurwa hari n'abantu nyine batanyurwa yego ari wa wundi unyurwa abantu ahita avuga ati this is my man kabisa wakira gute zino saga men zino saga zo nyine z'amatiku bari muri industry bati nyine izo saga ubona hari icyo zimarira entertainment yacu nyine ngewe akenshi narakubeshye nta nubwo mba mbyitaye iri seri ntago nakubeshye mba nibereye nyine mu bintu byanjye ndi gutekereza ibintu byanjye ariko nyine muri entertainment guharira nta rwango rurimo ntago bigomba kubura ntago byabura pe nyine ugendeye n'abandi bantu
Wizkid abwira David ati we nta kigenda cyawe ati uririmba nk'igikeri ariko mu by'ukuri nta rwango ruba rurimo kabisa ahubwo iyo bijemo nyine ibintu by'urwango nibwo usanga byabaye ibindi bintu birebire ariko guharira like kutumvikana ku kintu ni ibintu bisanzwe kabisa yego so njye numva guterana amagambo byagakwiye ariko nta rwango rurimo nta kurengera yego nta rwango yego ushobora no kurengera umuntu ukamubwira nyine like kugira ngo muryoshye ibintu ariko kugira game iryoha ariko nta rwango rurimo ariko iyo haje mu rwango n'ubundi biragaragara kabisa biba bigomba kugaragara. Okay man, blessings kabisa wakoze kuza nishimiye kukwakira ubwo ntekereza ko n'undi tuzatugukina n'ubundi tuzajya tuza natwe tuzasura Dario Gasana ubundi nta nyine dusharinga amayide abarefresh cyane. Yego kabisa na urakoze cyane kabisa kwa mwadutumiye hangaha man bawumugisha kabisa kandi keep it up man. So this ndabizi ni bang after bang. So guys mujye kwa Dario Gasana muri ibiganiro biriho kuri YouTube ni Dario Gasana, TikTok ni Dario Gasana, Instagram Dario Gasana, musharinge umuduhindira ubuzima man. Why not ejo no mbona meze neza warabigize mu ruhare bari ibintu bya danje. So thank you so much for watching. We out. Blessings aho muri mwese Nyagasana bishimire cyane niba ukunda ibiganiro bya Lea Entertainment ariko nanone mujye gukora subscribe kuri Dario Gasana ubundi duhane amaboko nkuko n'ubundi Nyagasana tubwira ngo mushyire hamwe nzabasanga. Blessings nitwa Leandra ni umugabo one love.